Ikaze kuri iyi misozi myiza ndashaka kubabwira izina ryaho, muraza kunyandikira muri comment mumbwire ngo aha naha naha. Ndabizi ko hari abantu benshi bahazi, ndagenda mbereka imisozi cyane, nanazuminge mbereka imisozi yo hakurya kugira ngo muze kumenya hariho. Gusa hano turi mu murima w'ibigori na tournesol cyangwa se ibihwagari. Ndashaka kubereka umurima w'ibigori n'ibihwagari ukuntu umeze. Gusa niyo mpamvu namanutse nkagera hepfo cyane, reba ukuntu umeze, reba nk'ibihwagari ukuntu byazanye indabo nyinshi cyane. Ariko nigeze kubabwira ko indabo z'ibihwagari zifite akamaro, zituma umuntu aruhuka, ziruhura umuntu. Indabo ukoresha ni izi ngizi nyine, naberetse ko ari izi ngizi bakoresha gutya, nk'izi ngizi nizo bakoresha, ukazinywa mu mazi zikagufasha kuruhuka neza. Ibi nabyo ni ibigori. Abantu benshi nababwiye ko imisatsi y'ibigori ifite akamaro gakomeye, ariko imisatsi ukoresha ni ya misatsi irimo imbere muri iki kigori, ntabwo ari imisatsi yumiye hejuru, kuko iyi ngiyi deja nta ntungamubiri zikiriho kandi iba yuzuye n'imyanda myinshi cyane. Reba n'iriya misozi hakurya hariya, nizera ko uza gusobanukirwa hariho, ukaza. Abakunda gutembera nkanjye ndizera ko babikunze, kuko hari benshi bifuza gutembera bakajya mu misozi ariko ntibahabone. Njye rero nahabagiriye, ndashaka kubereka ukuntu hameze ku buryo bwinshi butandukanye. Reba na hariya hakurya, ubu abahazi bamaze kumenya ngo hariya ni hariya, ngo kuki ngo utatubwiye ngo tujyane. Nizera umuntu umwe nzi araza kunyandikira muri comment ambwira ngo kuki ngo ntamubwiye ngo tujyane. Ubutaha tuzajyana, humura nta kibazo. Nizera ko hari haruguru hari ishuri, hari umuntu uhita habona akahamenya. Muri iyi video aze kunyandikira muri comment, ubundi dukomeze dutembere hano muri uyu murima. Twagiye turakomeza dutembere mu murima, kuko muri uyu murima twaje gucamo n'ibigori. Nuko musanzemo tournesol, nibuka ko nigeze kuyibabwiraho, ariko nayo nkongera nkayibereka, ariko ntabwo ubundi aricyo cyanzanye. Icyanzanye ni kuza gucamo ibigori, nkaza kubijyana abo duturanye baje tubisangire, cyangwa se nze kubazaniraho. Reba kano kanyabwoya, aka kantu kakuriye kakubaba, ukibwira ukajya uherwa ibintu biri kukurya ukokera gusa. Reba turakomeza dutemberemo nyine, nta kintu cy'ingenzi cyihutirwa cyane turimo, ni gusa no kubereka ibigori. Muri ibigori nababwiye ko imisatsi y'ibigori ifite akamaro gakomeye cyane. Reba n'iki kigori ni kinini cyane, ukuntu ari kinini, kandi ibindi ni nabyo byiza kuko ntabwo birakomera cyane. Ushaka kubirya nyine ubirya gutya. Reba n'iki ngiki kintu kimeze, iki nacyo ni cyiza, kimeze neza, kandi ubu ngubu gishishuye wasanga gikomeye. Nubwo twibwira ngo inyuma reba ukuntu kimeze, wasanga gikomeye cyane. Reba no kuri iriya misozi yo hakurya ukuntu bimeze. Hanyuma n'aha ngaha tugenda tureba ukuntu hameze, tuze gukomeza tujye hepfo kugira ngo tuze no gusoroma ibigori tuza gutahana. Ndaza gusoroma ibigori ntahana, ubundi reka mbereke rero sasa, reka mbereke ahantu hariya hakurya. Nshaka kubereka imisozi. Njye nakunze imisozi ya hano ukuntu imeze, ukuntu igenda itoye umurongo cyane, wajya ngo niyo mu birunga. Reba neza wajya ngo ni ibirunga. Reba nka kariya gasozi ko hejuru ko hagati. Reba ntabwo nshaka kuvuga izina ryako, umuntu uze kunyandikira muri comment ngo naka. Reba n'uyu musozi wo hano ukuntu ugenze neza, ufite ibiti. Biriya biti wagira ngo ni nk'ibi biti byimejeje, bya biti byimeza, ntabwo ari ishyamba bateye, ni ibiti byahimejeje gusa. Reba n'iriya misozi yo hakurya, reba njye nahoze njya ngo ni ibirunga. Reba kandi ni kure cyane rwose yo mu misozi y'ibirunga. Reba ukuntu hameze, wagira ngo ni ibirunga bigenda bikurikiranye kuriya. Reba imirima turacyawurimo, ntabwo turageza igihe cyo kubica, kuko kubica nababwiye ikindi ngomba kubibutsa hano mu murima. Ndabibutsa ko hano ndabona harimo n'imyumbati. Ndabibutsa ko ibibabi by'imyumbati nabyo bifite akamaro gakomeye cyane, kandi kugira ngo usarure ibibabi by'imyumbati ni gutya. Usarura bene tuno dutoya, tworoshye, nitwo basarura bagasya cyangwa se bagasekura bakabikoramo ibyo bita isombe. Nibyo bakoramo isombe. Isombe y'ibibabi by'imyumbati nababwiye ko ifite akamaro gakomeye cyane kurusha isombe y'ibibabi by'ibicucu. Reba ukuntu imeze. Ni ibi ngibi nagiye mbereka nyine, byinshi nagiye mbereka, nuko nanyuze muri uyu murima nkabona ari byo ngomba kubibutsa.
nabonye ko hari ibyo ngomba kubibutsa, ariko hano hepfo ndabona nta bigori birimo, ubugori bwabaye butoya. Noneho reba no hepfo hari insina, hakaba n'imisozi, insina ihita ifatana n'imisozi n'amavoka n'ibiki. Njyewe nakunze ukuntu hano hantu hameze n'imisozi yaho ukuntu imeze. Reba n'imisozi n'ibiti bya kinyarwanda, harimo imisave muribuka ko ivamo imbaho, hakavamo bayibazagamo n'ibyansi. Abantu bazi ibyansi, nta icyansi icyo ari cyo cyose cyavaga mu misave, nta cyansi cyavaga mu kindi giti kitari umusave. Reba, ndizera ko byose uba wabirebye ukabikurikirana. Ibindi kindi ngomba kukwibutsa hano ni uko n'imizi ya tournesol ifite akamaro gakomeye cyane. Uyu murima wa tournesol n'ibigori, nuko harimo uyu mwumbati mpabonye n'umwe gusa, ahandi ni amateke yimejejemo make yagiye ameramo ukuntu, ariko ni ahantu heza nyine. Nagiye mbereke ko natembereye mu misozi, ndi muri nature, mbese merewe neza cyane. Ubu nageze ahantu hari ubuzima nkunda cyane. Ni ibingibi ngira ngo urabibona n'akayaga karimo ukuntu kari guhuha neza, ukuntu ku buryo rwose ubona ari ibintu byiza cyane kandi bishimishije cyane. Reka nkomeze ngende mbereka, ubundi nkomeze ngende. Reba n'iki gitournesol ukuntu kingana, ukuntu cyabaye kinini cyane, n'iriya misozi yose haruguru. Ni heza hano hantu, nahakunze. Nuko nta mwanya mfite, nari kuhaguma umwanya munini cyane, nkumva umuyaga waho, nkumva n'utunyoni twaho ukuntu tuvuga. Ni ahantu heza cyane, n'akayaga keza kari aha hantu, ubona rwose agashimishije cyane mu biti byaho no mu mirima yaho, mu nsina, mu biki, ukumva wahaguma rwose. Nuko nyine nahaje ntafite umwanya munini, ubundi nari kuhaguma. Reka turimo gusohoka muri uyu murima, reka ngende mbereka buhoro buhoro ukuntu mu murima w'ibihwagari biba bimeze, ukuntu biba bikurikirana, mbese mu murima rero ukuntu biba bimeze. Indabyo nziza cyane, ubona nziza kugera hakurya iriya, no mu murima ho hakurya iriya zirimo, ukabona ari imirima ishimishije cyane, utavamo, ushobora gukomeza ukagendamo gusa kubera ukuntu hameze n'akayaga kaho. Yego hari hasi, kenshi hasi nta nubwo hari ibishokoro. Reba ibishokoro byari biri hariya hirya navuye, ariko hano ho nta kibazo. Ni ahantu ugendamo ukagenda nta kibazo, ukagenda utya nta kibazo ufite, ku buryo gusa iyo byagiye bigukoraho ku mubiri, iyo woze wumva bikurya nk'aho wafatishije, nk'aho wenda wakoze ibyatsi, ukumva bigenda bikurya. Ariko ubundi nta kibazo cyaho, ugendamo neza, ubundi ukagendamo rwose wumva ari byiza. Ugenda ureba ukuntu ibigori bimeze, ugenda ureba ukuntu tournesol zimeze gutya, ukazicamo hagati n'ikindi ukaba wagihobera. Ariko nta kibazo rwose, nta kibazo cyaho, nta bibazo bitera kugenda mu murima nk'uku nguku. Njye nakunze kugendamo, n'izi ndabo ndebamo neza, numva ari byiza cyane. Ushaka gukomeza kugenda muri uyu murima kubera izi ndabo zirimo gutya. Izi ndabo nibuke inzitizi zihovamo cyane, zirazihovamo zikamera neza cyane. Kino ukuntu kingana, kigiye no kwera. Reba kuki inyoni hano zitabyangiza, ukuntu hano inyoni ziba zabyangiza, ukuntu biba bimeze neza.
sinzi neza gusa ubona bimeze ukuntu ubona ari sawa rwose nta kintu. Oya ntabwo biryana cyane kereka iyo ugiye mu mazi rwose. Njyewe nkunda kugendamo kugeza ubwo numva ngomba kwifotorezamo gutya ugasanga ntabwo nshaka kuva muri uyu murimo, ndumva nakomeza kuwugendamo kubera izi ndabo zirimo nyinshi. Kandi hose ni uko bigiye birimo ari byinshi cyane ukuntu ku buryo iyo kubigendamo wumva utahava wagira ni umwana wageze mu murima. Kandi rero utu tuntu inzuki ziduhogamo cyane ukuntu reba inzuki reba ukuntu inzuki zazihogeyemo ukuntu ndebera zizikunda kubi kandi ngo zigira n'ubuki bwiza bene izi. Reba n'ahandi hari inzuki ziraguye. Inzuki zikunda bino bintu cyane ku buryo reba reka nkwereke nk'uru ruyuki ukuntu zaruhovye cyane. Kandi n'ahandi hari inzuki nyinshi mbereke cyangwa zikunda udutoya zirimo kugendaho nyinshi cyane. Dore ahandi voilà. Ubu dusohotse mu murima rero, abantu baha ngaha batuye muri iyi misozi ubu nibaza kureba video baranyandikira muri comment bambwiye ngo aha ni iwacu cyangwa se ndahazi, munyandikire muri comment. Nashimiye cyane abantu twabanye nanjye muri iyi nature, muri uyu murima, muri iyi misozi nari natembereyemo. Abantu twabanye ndabashimiye cyane, unyandike muri comment umbwira hariho, kandi nukunda video uze kumpa like, ubundi uyohereza abantu benshi cyane kugira ngo nabo batembere nanjye muri ubu busitani, baruhuke mu mutwe nkuko nanjye naruhutse. Nababwiye ko nkunda nature, aho nzajya njya hose nzajya mbafotorera mbereke nature. Bye.